I'm talking about investing in education, in education and technology and health, but being brought together by that technology that we also invest in. I think that was mentioned, and technology keeps changing and it's evolving to new levels of complexity. That's why we're talking about artificial intelligence. Ndavuga ibyo gushora imari mu burezi, ikoranabuhanga n'ubuzima, ariko bikanahuriza hamwe n'iryo koranabuhanga twashoyemo imari. Ikoranabuhanga rigenda ritera imbere rikagera ku yindi ntambwe ihambaye, ari nayo mpamvu tuvuga ubwenge buhahano, artificial intelligence. Ariko no muri iyo ngeri u Rwanda ntabwo rwasigaye inyuma, naho tuhashora imari nk'uko tuyishora mu buhinzi tubuteza imbere ngo twihaze mu biribwa, ndetse n'uburyo twabihuza n'umugabane wose. Twashyizeho isoko rusange rya Afurika, aho ari ryo soko rinini ku isi. Ubu turi gukora ku buryo riba impamo koko. Imbogamizi zikibangamiye umugabane wa Afurika ngo wishyire hamwe zigenda zikurwaho, ariko bisaba igihe, gusa biri kugenda bigerwaho. Ubu Afurika yishyize hamwe iri gutera imbere, ibihugu bitandukanye bifite izamuka ry'ubukungu rishimishije, kandi ntibyava ku busa, ahubwo ni ku mbaraga abanyafurika bakoresha. Rero ni ingenzi cyane ko isi ibona ko Afurika nk'umugabane ufite ijambo haba mu bya politike, ubukungu n'ibindi. An important entity in the global affairs with its politics, economy, and so on and so forth.